ubukwe bwanje ni vuba kabisa, mubwitegure vuba cyane. Nari nkumbuye ibishimbo n'amarangi. Umushumba Rigani, Rugaju na abantu benshi muri Foswe, muri Joshua Generation. Hanyuma abantu bo muri Europe rero nabo bitegura vuba cyane. Okay. Teresoro ni bande. Welcome sir. Thank you so much brother. Turabakire kuri Suni TV no kuri Light of Worship. Murakoze cyane kabisa, Imana ibamugisha. Ese Terezo ko babaye inzobe? Oya. Ko nabaye inzobe? Amahanga wa. Muri Afrika mwari mukomeye. Turakomeye. Ariko ino harakonje. Ino harakonje cyane kabisa cyane. Hari hano harashyushye bro. Zambia harashyushye? Zambia irashyuha biteye ubwoba, ariko wanagezeyo mu gihe tekereza imvura yari iri kugwa, ariko still na ahantu hashyushye biteye ubwoba. Urugendo rwagenze gute? Turashima Imana, urugendo rwagenze neza cyane. Imana yabanye natwe, ivuga butumwa guhera muri Kenya, live recording yagenze neza, tujya muri Zambia. Igitaramo cyagenze neza. Nukuri ukuboko kw'Imana twarakubonye. Twabonye imbaraga z'Imana zikora. Sinzi uko nabivuga kabisa. Imana yabanye natwe, abantu barakijijwe, abantu barafashijwe, abantu bahindukiriye umusaraba binyuze mu by'Imana yaducishijemo. Twaranezerewe, kandi aho ngaho niho umuntu avuga yuko urugendo rwagenze neza. Ese Zambia na Kigali ni amasanga? Okay, ntago ndagenda direct kuko ubushize nagiye nkora layover ubushize nanyuze muri Malawi, nyura muri Zimbabwe, mbona kujya muri Lusaka, Zambia. Ntago nzi ngo hareshya gute ugiye straight uvuye Kigali. Ndi kugaruka ubu ngubu nanyuze muri Ethiopia, urumva nakoresheje amasaha 7. Ariko bavuga yuko byibura wagiye straight ari amasaha nk'abiri.
kubona abavandimwe baje kwakira babyakiriye gute? Abavandimwe banjye I love them. Uriya wambaye umupira w'umutuku wa Manchester United niwe nkurikira, yitwa Betty. Uriya wambaye umupira w'umweru mwabonye ni grand frere. Hanyuma uriya wari wambaye ibintu bya kaki umugore we. So they are my close people. N'abandi benshi ndabizi ko bari kuza ariko abona ntago nigize mvuga, sinzi njya nceceka cyane. Ugira ibanga wa? Sinzi njya nceceka. Namwe ahubwo sinzi ukuntu wowe. Suri turi inshuti. Sinzi kabisa ariko those are my brothers and sisters. I love them kabisa, nishimye, byari byishimo kubabona. Okay, ubu iki kibuga njya nyinyuraho kenshi ntashye. Ariko ubu n'ubwa mbere baje kunyakira banzaniye n'ururabo. Naho ubundi Nyanza ngiye nyine ngahita nishira mu modoka nitahira. Ntabwo nta n'umuntu umenya ko nageze muri Kigali. So it's my first time kabisa, n'ibyishimo n'ururabo. Ubundi ndabyo n'umufiance wanjye ujye uzima, ariko urumva n'ibyishimo kubona nduhawe na shemeki wanjye na bashiki banjye. Terezo, ndibutse ubukwe bwa papa wawe bwagenze neza pe? Ubukwe bwa papa bwari bitangaza kuva nabaho ku isi, kandi apana kuvuga ngo ni bikabyo. Nta bukwe ndabona bumeze nk'ubukwe bwa papa na mama, bwari gitangaza. Ni nkabwa bundi bw'ikana. Nibyo kabisa. Nawe ubukwe ndakeka ari vuba. Ubukwe bwanje ni vuba kabisa, mu bwitegure vuba cyane. Minsi iri turaza ko airport gutegura wanyu. Nubwo tutaza kuri airport, ananyuze ku mazi tukamutegera ku bwato ntaco bitwaye, apfa kuza nkamubura. Igikuru si uko yaje, igikuru ni ugushika. Abavandimwe baza gusereza ngo wanyuze Nyabugogo. Abavandimwe baransereza ngo nanyuze Nyabugogo. Ngo wiwe ntibaza bemera nyine ngo nageze Nyabugogo, ngo bisi nshikije Nyabugogo, ngo namantega imoto inzana hano kuri airport kugira ngo baze kumfatira kuri gace indege. Warukumbuye iki mukurya? Nari nkumbuye gutaramana nabera bi Kigali. Duhere mu kurya. Mu kurya ari nkumbuye ibishyimbo wa hariya. Ibishyimbo birahenze kurusha inyama. Ni ukuri kw'Imana, ni ukuri pe, ndahiye kuri kw'Imana, ni ukuri. Okay, ndarahiye niko kuri pe. Abantu bo muri Zambia nabo babihana, ibishyimbo byahariya bihenze kurusha inyama. Nabiriye rimwe ariko nari mbikumbuye cyane. Hano nari ndi bari kungaburira inyama gusa, inkoko, beef, ibiki. So nari nkumbuye ibishyimbo. Nari nkumbuye ibishyimbo n'amarangi. Murabizi ko nkunda mu marangi. Warukumbuye igikoma? Nari nkumbuye igikoma cyo mu marangi wa cyane. Nari nkumbuye n'abavandimwe banjye. Umushumba ndamukumbuye, of course. Ndamukumbuye barigani, Rugaju na abantu. Urumva, of course nkumbuye itorero ryanjye Restoration Church Kimisagara, abashumba, my pastor, akaba na grandpa wanjye Aaron Ruhimbya, pastor wanjye Mutama, ni benshi abashumba bose muri rusange, mama Alice, sinabavuga ngo mbarangize mu mazina bose. N'abayobozi banjye muri worship team, Perezida Byamungu, Mama Shekina, n'abaririmbyi bose muri rusange, bose. Urumva ni I miss them. Hashize igihe gito ariko ndumva mbakumbuye kabisa cyane. Yego benshi cyane kabisa, benshi ntagenda mvuga amazina, ariko True Promises nari mbakumbuye cyane. Nkumbuye gutarama kabisa. Ejo bundi narebye bari kuririmba muri Foursquare, ndarira ahantu nari ndi kubera urukumbuzi. None Terezo, abantu bari bagukumbuye, buno waje wabwira nk'ibintu ufite vuba byihuta nk'ibitaramo kugira ngo bazaze mu bane? Ibitaramo byihuta biri vuba. Kuwa kane nzaba ndi muri Foursquare, muri Joshua Generation. Joshua Generation kuwa kane nzaba ndiyo kabisa muri Foursquare. Ku cyumweru i Bugesera tuba dufite ivugabutumwa True Promises. Hanyuma next week abantu b'i Rubavu kuwa gatandatu no ku cyumweru weekend yose twarayibahariye kabisa, n'umukozi w'Imana Konfi mu gitaramo cyo kuramya bikora ku mutima hamwe na Zion Temple i Rubavu. I cannot wait kabisa. Ndumva ibyo ari byo biri hafi, abantu bazaze dutarame twumva Imana kabisa. Terezo, ko watangiye gutumirwa cyane, urateganya nko gusohora indirimbo zawe? Ubona Imana atangiye gufungura imipaka kujya hanze n'ibindi, icyo kibazo ujye gitekereza? Icyo kibazo bajya bakimbaza cyo gutumirwa cyane kandi ntari umuhanzi.
nanjye sinzi n'indirimbo nahanze ariko ndazigira nyinshi ariko narakora ku giti cyanjye. Ariko mu magambo make icyo nasezeranya abakunzi banjye kuko muri gospel abafana buriya ntibibavugitse, abakunzi banjye I promise them yuko uyu mwaka kabisa, uyu mwaka narawubasezeranije yuko uyu mwaka hari ikintu tuzakora gikomeye. Abantu ba Kigali ubwo tubane muri Josh Generation, abantu ba Kigali tubane kuwa kane, ariko biri ni iki cyumweru cyose bashatse n'uyu munsi bajya gutarama Mbonyi, Tom Close ya no kuwa kane nge nibwo nzabandiyo, hanyuma na next week abantu birubavu. Ibyo bintu biri vuba kabisa ndumva. Hanyuma abantu bo muri Europe rero nabo bitegura vuba cyane kabisa, bafitiye amakuru meza. Urajya muri Europe? Simbizi. Mugira amahoro y'Imana, ndabakunda cyane, reka ntani indabo zanje. Thank you. Indabo